Nshuti bavandimwe b'urubuga twongeye kubashimira cyane, dutangira dushima bitewe n'umusanzu muduhereza mu gukurikirana ibi byigisho. Natwe turabashimye by'umwihariko ukuntu noneho mubigeza no ku bandi kugira ngo nabo bungukirwe. Imana ibaha umugisha. Tugiye kuganirira ku cyigisho kigufi cyane gishoboka kivuga ngo usengute nsengane. Ni ikindi cyigisho ushobora kubaza uti usenga si birananiranye, wowe dusenga sindi tumuzi, igihe tumusengera si tugira ibihe by'amasengesho. Ariko hari uko Satani nasomye amagambo avuga ngo urugero umuntu agezeho mu kwizera rwose. Satani, amagambo aboneka mu gitabo cy'intambara ikomeye, ngo urugero umuntu ageraho mu kwizera ngo Satani aba arufitiye umutego. Utavuga ngo hari urugero ugezeho ngo ubwo Satani aba aramucitse. Ariyo mpamvu ngo tuzakomeza kwiga kuzageza igihe tuzagera no mu ijuru, tuzakomeza twige. Usengute nsengane. Ryari? Igihe kingana iki? Dusenge. Muremyi wacu turagushimye, tugushimira ko byose wabisobanuye, ibyaduhesha amahirwe, ibyaduhesha ubugingo byose byarasobanutse. Ujura duha umwete wo kukumvira, ujura duha umwete wo kumva inama utanga, kugira ngo dukore ibihuje no gushaka kwawe. Ugiye kuzavuza impanda y'imperuka, twese abariho, abasinziriye, bakwizeye, twese tuzagusanganira mu kirere mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira kuri iri somo rigufiya cyane riboneka hano mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo. Ni igice cya 6 umurongo n'uwa 7. Yesu yigisha intumwa ze gusenga. Kubona ko intumwa zari ziri kumwe na Yesu zagombaga kwigishwa gusenga. Se twebwe turi kumwe mu buryo bw'umwuka twabyiga dute? Nimusenga ntimukamere nk'indyarya. Matayo 6 umurongo wa 5 niho duhereye. Kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira. Ibyo gusenga duhagaze ntabwo turi buze kubitinda, nabyo tuzabivugaho. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Wehoho nusenga uje winjira mu nzu, ubanza ukinga urugi, uhereko usenge so mwihereranye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Bivuze yuko iyo uhagaze, iyo upfukamye, iyo ukinze, Data waheramo imbere mu mbamutima akareba ibirimo, kuko ushobora gupfukama ugapfukamira ubusa. Ushobora no kwikebagura nk'uko abahanuzi ba Bali babikebaguye bagatahana ubusa, igihembo kikaba kwicwa. Banikebaguye ngo basenze. Umurongo wa 7, namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi aribyo bituma bumvirwa. Nshuti bavandimwe, muri kumva ko abapagani hari uko basenga, hari uko abakirisitu basenga, hakabaho n'uko abapagani basenga. Amasengesho akorwa n'abantu babiri, uwa mbere ni umukirisitu, uwa kabiri ni umupagani. Tugiye kureba ese ni gute abapagani mu buryo bwa gipagani twabwirinda. Gusenga amagambo tuyasubiramo, Data ukiranuka rero turagushimiye, Data ukiranuka rero ni ukuri, Data ni ukuri, Data ukumva ese Data rimwe ryavuzwe ryo nto yaryumvise. Nyamara hejuru yavuze ngo areba ibyiherereye. Kibaye twari tuzi na mbere yuko dufungura amagambo agasohoka muri iyi minwa yacu, ijuru riba ryarangije kubona aho yaturutse tutarayavuga. Ngo abapagani iyo basenga amasengesho ngo basenga ngo bagize ute, ngo bayasubiramo hato na hato nk'uko babigenza, ngo bibwira ko abantu benshi bazi ko gusubiramo amagambo inshuro nyinshi ari byo bituma bumvirwa. Ariko buri gihe kiba gifite umwanya wacyo, kuko umubwiriza igice cya 3 wabivuga ngo buri gihe n'igihe cyacyo, ndetse n'uburyo tubagomba gusenga aho hantu. Muri iki gitabo cy'ibihamya by'itorero
ku paje ya 439 batanzemo inama z'uburyo tugomba gusenga. Bavuzemo yuko ngo isengesho ngo ubundi ngo ryakagombye gufata umunota umwe nangwa iminota 2, ariko ngo bitewe n'uburyo umuntu yahumekewemo iyo minota 2 ishobora kurenza, ariko urugero ni umunota umwe n'iminota 2. Wari igihe umuntu yinginga bitewe no gutitiriza. Ko gutitiriza ntabivuga gusubiramo amagambo hato na hato, usubiramo ibintu wamaze kuvuga. Oye, ubundi ngo isengesho ryakagombye kumara umunota umwe iminota 2, uri rirahagije. Ku paje ya 440 y'iki gitabo baducyasha batubwira kuvuga amasengesho maremare. Umuntu agiye gusengera ibyo kurya kavuga ati data rero tugiye gusaba tukweretse iri funguro rwose ugeze uritunganye rwose dukuremo icyaryangiza, urakoze data. Ntiyakagombye kubavuza ngo amena ngo mana urakoze ngo turakumana. Rero isengesho rikaba rirakomeye. Mana rero tukweretse n'abantu bari mu ntambara, n'abantu bari mu burwayi, n'abantu bagize impanuka, n'abantu bagize utukumva. Kandi ubundi buryo bwiza, niba wari umwanya wo kurya iryo sengesho ryari rihagije, ahubwo twakagombye gufata ikindi gihe cyo gusabira n'iki abo bantu barwaye, abo bantu bababaye, abantu bahuye n'impanuka, abantu bari mu ntambara, abo bose nabo bagafatirwa umwanya wabo. Twari igihe umuntu ashobora gusenga ugiye kurya akarangiza gusenga wahaze. Twari igihe umuntu ashobora kuja gusengera ibyo kurya akarangiza gusenga warangije kurya wanarangije. Bibaho pe ku bana batoya rwose, hari igihe umuntu atinda mu isengesho ugasanga umwana yarebye yarangije no kurya n'isahani yarangije kuyibika, undi ari muri data rero data rero data rero. Nyamara hari igihe wa mwana hari gukurikizwa ingaruka. Abana bamwe bari gukubitwa, abandi bagacirwa, abandi bagatukwa. Nyamara bari gutukwa n'abande n'abapagani. Bavuye ngo bari gutitiriza, bagatitiriza amagambo bari kuyasubiramo, bagakubita abakirisitu bariye bya biryo, abapagani akabari bagira ute akurikiza ingaruka. Amasengesho maremare ntabwo yemewe, ahubwo twagombye gusenga amasengesho menshi mu bihe bitandukanye. Ushobora gusenga ugenda, kuko rimwe na rimwe usanga abantu benshi barabigize inkoni ngo mbese umuntu yasenga ahagaze. Bitewe n'impamvu wasenga uhagaze. Uri mu modoka ugenda ufunzwe uhagaze, Mwuka w'Imana kwibukije ko ugomba gusenga uri kugenda, wapfukama muri kaburimbo. Ikibazo abantu benshi bafite intambara y'uburyo n'imyitwarire y'ukuntu abantu bagomba gusenga. Nyamara aho Mwuka w'Imana akomangiye umutima wawe, iyo utagize icyo uvugana nijoro uba wivukije amahirwe. Wasenga uryamye, Mwuka w'Imana apfa kuba kwibukije. None se urwaye wahaguruka nta mbaraga, wasenga pe. Ntabwo ikibazo ari uburyo umuntu yitwaye, ahubwo ikibazo ni icyo umuntu agomba kuvugana n'iki nijoro. Muri iki gitabo ku paje ya 440 bakomeje bavugamo ngo abantu bakunze gusenga amasengesho maremare, mwumve ngo ikintu kibaranga n'imyitwarire yabo. Yewe we, baravuze ngo kugira ngo nta na rimwe dukwiriye kwemerera imitwaro n'imirimo kuvana ubwenge bwacu ku isabato y'Uwiteka iyo yejeje. Niyo magambo ngendereye, ariko reka duhere hejuru.
ngo isengesho ryo mu rwiherero ryarirengagijwe, kandi niyo mpamvu benshi basenga amasengesho nk'ayo maremare arambirana y'abasubira nyuma igihe bateraniye hamwe ngo baramye Imana. Masengesho arambirana y'abasubira nyuma n'aya ngaya, bamara icyumweru birengagiza inshingano yabo, maze bagasenga bagasubiramo amagambo hato na hato, biringiye ko barariha nayo batasenze, kandi bagaturisha umutimanama ubareka. Aravuga ati kuwa mbere ntabwo nasenze, kuwa kabiri ntabwo nasenze, kuwa gatatu ntabwo nasenze, none yabyibuka kuwa gatanu, yayibuka ku isabato, yayibuka ku cyumweru, nk'uko bamwe bavuga ngo ku cyumweru nubwo hatabaho, maze akaza Mana rero, maze agasubiramo amasengesho y'abasubira nyuma, amasengesho yo guturisha umutimanama. Ntihari kuvugwa hano ngo biringira ko bakwisabira kugira ngo bongere kwemerwa n'Imana, nyamara inshuro nyinshi amasengesho amanura ubwenge bw'abandi bantu bukaza ku rwego bariho rw'umwijima wo mu by'umwuka. Abakristo baramutse bumvise neza ibyigisho bya Kristo ku bijyanye no kuba maso no gusenga, barushaho kuba abanyabwenge mu kuramya Imana kwabo. Nshuti bavandimwe, kandi tubujije kugira amasengesho y'abasubira nyuma, amasengesho yo guturisha umutimanama, amasengesho yo kwishyura igihe twatakaje. Byanditswe byo byatubwiye yuko ari amasengesho y'abapagani, amasengesho yo gutitiriza mu nsanganyamatsiko 10, nyamara wakagombye gusengera umwigisha, wakagombye gusengera ibyo kurya, wakagombye gusengera gahunda z'umunsi, wakagombye gusengera abari muri gereza, wakagombye gusengera abari mu bitaro, wakagombye gusengera abari mu bihugu bifite intambara, wakagombye gusengera urushako rubi, wakagombye gusengera abana bari kugira imyitwarire mibi. Izo nsanganyamatsiko zose mvuzo umuntu akazikubita mu isengesho rimwe, kandi ingingo imwe irahagije, n'iyindi ukayishakira umwanya. Reka Uwiteka turinde kugira amasengesho y'abasubira nyuma, amasengesho kuri igihe cyashize, amasengesho y'abapagani. Reka Uwiteka turinde, kubera ko Uwiteka Imana yacu areba imbamutima, areba n'ibyo mu mutima byiherereye. Ibyo nabasabira nanjye ntisize mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mubyeyi wacu, data wa twese, turagushimye, tugushimira izi nama uduhaye z'uburyo tugomba kuvugana nawe. Ingingo imwe irahagije, twabona n'undi mwanya nawe tukawushakira indi ngingo. Ndakwinginze ngo kuko wabwiye umugaragu wawe ko buri gihe kigira igihe cyacyo, utwumvisha mubyeyi mwiza, maze tugira amasengesho y'abubaha Imana, tugira amasengesho y'abakubaha mubyeyi mwiza, twumvirwe nawe nk'uko wabisezeranye. Tugusabye mu izina rya Yesu, amen.